Igitabo iki ni kimwe mu bitabo byakunzwe n'abantu benshi mu mwaka w'ibihumbi 2019. Tugiye kubabwira muri make ibijyanye n'igitabo Your Life Can Be Changed. Mu yandi magambo, ubuzima bwawe bwahinduka. Your Life Can Be Changed ni igitabo cyanditswe n'umwanditsi muzi muri benshi Anath. Igitabo Your Life Can Be Changed ni igitabo benshi bashimye kuko cyafashije guhindura ubuzima bwabo. Mu magambo y'umwanditsi Anath, erega burya byanze bikunze mu buzima bwawe habamo impinduka. Wabyanga wabyemera niko bigomba kugenda, kandi biba byiza iyo uhisemo impinduka nziza, si kugira ngo hatazaza impinduka mbi zitaguteguje. Nanone kandi ngo ibibazo uhura nabyo mu buzima ni icyatsi gishya kiba kimeze ku mbuga yawe. Ni inshingano zawe kukirandura hakiri kare nta ngaruka biragira.